turabasuhuje mwese mudukurikiye. Aka kanya hamwe na Staro Technology twabateguriye uburyo ushobora gukoresha mudasobwa cyangwa se computer utari kumwe nayo. Abantu benshi cyane cyane abakorera nko mu biro, hari igihe bakenera gukoresha computer zabo basohotse nko mu biro cyangwa se bari ahandi hantu, bakabura ukuntu babigenza, bakabura uko babifata. Ubu rero ushobora kwifashisha nka telefone yawe, ukoresha Android cyangwa se iPhone, ugakoresha mudasobwa iri kure yawe utari kumwe nayo. Si telefone gusa kuko na mudasobwa ebyiri nazo ushobora kuzihuza, imwe igakoresha indi. Hari uburyo bubiri bwo gukoramo ibi ngibi, tugiye kwibanda cyane cyane ku buryo bumwe, ubundi tuzabugarukaho mu kindi gice cy'ubutaha. Aha tugiye kureba uburyo ushobora kwifashisha Google Chrome ukabasha kuba wabikora. Ikintu cya mbere usabwa ni uko ufite browser ya Chrome muri computer yawe, ndetse na application yitwa Chrome Remote Desktop muri telefone yawe. Waba ukoresha Windows, waba ukoresha Linux cyangwa se Mac, iyo waba ukoresha yose, Google Chrome Remote Desktop rero iroroshye kandi yihuta kuyikoresha. Ukoresheje Google Chrome browser, shakisha kuri Google, ushakishe Google Chrome cyangwa se usacinge Chrome Remote Desktop. Numara kubishaka, uzakanda ku gisubizo cya mbere uzabona. Numara kuhakanda, ureba hano handitse Get Started, aba ariho ukora. Numara kuhakora, injira muri konti yawe ya Google, ukore login kuri Google account yawe cyangwa se Gmail. Niba usanzwe warakoze login, ujya kuri step ikurikira. Ibi ntabwo wirirwa wongera kubikora. Numara kubikora, kanda ku kamenyetso ka download, uzagasanga hasi ku ruhande rw'iburyo. Urangiza kubikora, uzareba ahantu handitse Add to Chrome, uhakore. Nayo uzayisanga hagana ku ruhande rw'iburyo mo hagati. Uzategereza ko download irangira, bizafata umwanya utari munini download irangira. Hanyuma nirangira, uzareba mu nguni y'iburyo hejuru kuri Google Chrome browser yawe, uzahabona akamenyetso ka Remote Desktop, gakoreho. Numara kugakoraho, kanda kuri Accept and Install. Numara kubikora, uzategereza akanya gato ibanze ijye muri mudasobwa yawe ibe installed, ubundi ubone gukomeza. Nimara kuba installed muri computer yawe, hitamo izina rya mudasobwa yawe uzajya ukoresha, ubundi ukande next. Ibintu birangiza, hitamo pin, ubundi ukande next nanone. Hanyuma bizafata akanya gato cyane, ubundi ibe yarangije kugeramo. Ibyo aba ari uburyo bwo kuzuza ibisabwa kugira ngo ubashe gukomeza gukoresha iyo software. Nubirangiza, ufata telefone uzajya ukoresha, ujye muri Google Play Store cyangwa se App Store, urebe application yitwa Chrome Remote Desktop. Uzakoresha Gmail wakoresheje muri mudasobwa bwa mbere. Reba urutonde rwa mudasobwa ziri gukoresha ya email yawe, niba iri online urahita ubibona. Uzashyiramo pin yawe wahisemo, uzajya ukoresha, nurangiza ukande kuri connect. Ibintu bimara kubikora, noneho wakoresha mudasobwa yawe muri telefone yawe, aho iherereye hose nta kibazo na kimwe ufite. Urutoki rwawe
nibwo uzajya ukoresha nka mouse kuri telefone yawe. Mu gihe ubonye ibyo wari ukeneye birangiye cyangwa se ibyo wakoraga birangiye ugarutse gukoresha mudasobwa yawe, kanda stop sharing mu gihe urangije gukoresha mudasobwa yawe. Turabibutsa kandi nanone ko ubu buryo busaba internet kuri mudasobwa ndetse no kuri telefoni wahujeho. Izi zose zigomba kuba zifite internet cyangwa se ziri connected kuri internet. Ikindi twasoza tubibutsa ni uko ibi ntabwo ari ngombwa ngo ubikore kuri mudasobwa na telefone gusa, ahubwo ushobora no kubikora wahuje mudasobwa ebyiri, imwe akaba ari ikoresha iyindi. Rero tuzabereka n'ubundi buryo ushobora gukoresha n'uburyo ushobora kubikoramo udakoresheje Google Chrome browser. Ubu rero icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kuri iyi channel yacu Staro Technology, ubundi ugakomeza umenya byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse ukazanabasha gukurikirana ubu buryo bwa kabiri nabwo ukazabasha kubumenya. Ikiganiro cyacu rero ikoranabuhanga naho ubutaha ntakagaruka.